nongeye kubasuhuza rero kandi mbaha ikaze kuri uyu muyoboro wacu kuri Wima Group. Uyu munsi ngarutse muri Wima Studio rero kugira ngo twongere tuganire ku babimenyereye kuri uyu muyoboro. Muzi ko mukunda gusangaho amavideo avuga kuyobokamana, yaba mu ndirimbo zimwe mba nahimbye cyangwa se n'ibiganiro bitandukanye. Mushobora gusangaho kandi amasomo y'imibare nkuko tukunze kubikora, cyangwa se ikinyarwanda, ikindi amasomo, ibiganiro bijyanye n'ishoramari cyangwa se imibereho y'abantu muri rusange. Ari nacyo kintu tugiye kuganiraho uyu munsi, akantu kamwe tugiye kuganiraho kajyanye n'imibereho y'abantu ndetse n'utuntu n'utundi rimwe na rimwe tuzajya tutunyuzamo. Ariko mbere yo gukomeza ndagira ngo mbanze mbasabe mukande subscribe. Nyuma ya video niza kuba yagushimishije ukande like, nitagushimisha kandi nabwo ukande kakandi kari iruhande rwako. Uyu munsi rero mu mibereho y'abantu ndashaka ko tuganira by'umwihariko n'abantu b'abahungu. Abantu b'abahungu ejo bundi nari uwo twaganiraga, noneho ndamubwira ariko rero buriya impungenge abantu baba bafite z'ubukwe nta nubwo bagakwiye kuzigira mu bukwe. Burya naramubwiraga nti hari ibintu bibiri byonyine bisabwa kugira ngo umuntu w'umuhungu akore ubukwe, areke kuba umuhungu ahinduke umugabo. Ibintu bibiri rero bisabwa kugira ngo umuhungu akore ubukwe, nibyo ngira ngo mbabwire mu bitega amatwi. By'umwihariko iyi video ndifuza ko abahungu benshi ibageraho. Hari umuhungu uzi rwose ushobora kuyimwoherereza ukamusharinga kugira ngo nawe atege amatwi, hanyuma kandi ufite igitekerezo cyangwa se utemeranya nanjye abyandike hano hasi, tuzakomeza kugenda tubiganiraho. Nimbona bari abantu benshi batabyemera, ariko njyewe niko mbibona kandi mbona ari ukuri. Mu bintu rero bibiri bisabwa kugira ngo umuhungu akore ubukwe, icya mbere ni ukubona umukobwa bazabukorana. Hari umusore umwe yigeze gutumiza abantu ngo mu nama y'ubukwe, hanyuma bahageze arababwira ati inama y'uyu munsi rero ikintu ushaka ko twigaho ni ikintu kimwe, atari cyo ikintu kimwe tugiye kwigaho uyu munsi ni ugushaka umugeni. Bamwe barumiwe ariko abandi babiha agaciro, baravuga koko bati ubwo ni ugushaka umugeni. Inama ya kabiri ikazaba umugeni yamaze kuboneka, dupanga gahunda isigaye. Rero ikintu cya mbere kugira ngo umuhungu akore ubukwe ni ukuba afite umugeni, yabonye umukobwa wemera ko babukorana. Nuba wamaze kubona umukobwa mwemera ko mukorana ubukwe, ujye umenya ko 50% ubukwe bwabaye, hasigaye indi 50%. Ikintu cya kabiri rero gisabwa kugira ngo umuhungu akore ubukwe ni uko wa mukobwa yamaze kubona bakemeranywa gukorana ubukwe, ni uko abo bombi bemeranywaho itariki bazakoreraho ubukwe. Itariki yo muyemeranywaho byanze bikunze ubukwe buraba. Hari abantu bumva bidashoboka, ariko uko maze kubibona ni ibintu rwose bishoboka, kuko hari abakora ubukwe bafite 10,000, 100,000, 1,000,000, 500,000, 1,010,000. Hari n'umuntu wigeze kumbwira yakoze ubukwe bwa 20,20 z'amafaranga y'amanyarwanda. Byose rero biterwa n'uko umuntu yabishatse, ariko ibyo byombi iyo bihari, icya mbere umukobwa wemeranywa ko mukorana ubukwe, ikindi cya kabiri itariki mwemeranywaho mukorana ubukwe. Haba by'umwihariko nifurije abantu bari kwitegura ubukwe kugira ubukwe bwiza, kuzagira ubukwe bwiza. Ibindi byose muri guhihibikana, niba wabonye umukobwa mukemeranywa itariki, ibindi ni ibyo bita bamwe ngo accessoire cyangwa se accessories byiyongeraho. Ni nk'amasogisi mu nkweto. Ushobora kwambara urukweto nta masogisi cyangwa se ukayashyiramo, ariko urukweto ukabura rwambaye. Ndabashimira rero ubwo ibitekerezo bemeranywa nanjye cyangwa se abo tutemeranywa mubyandike hano hasi, tuzakomeza tubiganireho. Nkaba mbashimira cyane rero. Nyabuneka ntimwibagirwe iyi video kuyisangiza abahungu bose muzi. Navuze abahungu, ntabwo ari abasore cyangwa se abagabo.
murakoze rero, mugire Imana, kandi mbifurije mwese kubona amafaranga n'urukundo. Bye bye, naho ubutaha.